ndabasuhuza mu izina rya Yesu. Imana iduhana umugisha. Shimye Imana iturinze kugeza kuri uyu munsi, ni iby'agaciro cyane, ntabwo dushobora kubona icyo twabigereranya nacyo. Mu minsi ishize twaganiriye ariko ubuhamya, ariko byigisho bitandukanye nk'uko mwabibonye. Hari ukuntu byabaye byiza kubw'inama nyinshi mwaduhaye, duhindura izina rya chaîne tuyita Emerita Ministries, kuko nibyo twabonye ari byo byaba byiza, kuko ni umurimo w'ivugabutumwa turimo gukora, ntabwo ari ibindi, ntabwo bisa n'ibindi bibonetse ibyo ari byo byose. Niyo mpamvu mu murimo w'Imana ibintu byose biba bigomba guhinduka. Ndashimira Imana rero ko mwagiye muduha ibitekerezo bitandukanye, mukagenda muduha inama, mukagenda mutubwira uko ibintu bikwiye kugenda. N'uyu munsi turakomeza tubashimira, kandi turashyira na nimero noneho kuri iki kiganiro, kuri iki cyigisho tugiye kuganira, kugira ngo mujye mubasha kuduha inama noneho muciye no kuri telefone abadafite telefone zacu. Imana rero ikomeze kuduhana umugisha. Twaganiriye ibyigisho byinshi. Icy'ubushize cyari kugenzura inyubako yawe, gikurikiyeho cyari byo kwibwiza ukuri, ibyabanje byari ubuhamya. Uyu munsi rero tugiye kwiga ku cyigisho ni icya gatanu tugiye kuganiraho. Noneho rero icyo tugiye kuvugana, tugiye kuganira umutwe w'icyigisho uvuga ngo kenyera kigabo. Kenyera kigabo uhora ukenyeye. Nimureke dusenga Imana. Uwiteka Mana nzima, Mana ikomeye, twongeye kugushima, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uri Imana nyamana itari ikigirwamana, Imana ishobora byose, Imana ivuga bikaba, hategeka bigakomera. Ndaguhamagaye mu izina ryawe Mana ikomeye, kugira ngo uzubane natwe, kandi umuntu wumvira ijambo ryawe nuzaryumva uzamusange Mwuka Wera mugenderere, kugira ngo amenye icyo agomba gukora mu gihe nk'iki giheruka, kandi Satani atsindwe mu mibereho yacu. Mana aba ari uhabwa icyubahiro, kuko tubisabye mu izina ry'umwana w'ukunda Yesu Kristo, amen. Rero tugiye gutangira tureba ijambo ry'Imana icyo rivuga. Ubundi mu buzima busanzwe murabizi, iyo umuntu azi ko agiye kujya mu birori byiza, ari ubukwe, ari ugushyingira, ari ukugira gute, ni ukuvuga ngo ikintu akora cya mbere ni uko agenda akenyeye, agafata imyenda agakenyera. Noneho iyo akenyeye rero ni ukuvuga ngo arakomera kandi akumva araberewe. Noneho ikindi, iyo umusirikare agiye ku rugamba, ikintu akora ni uko yambara kandi akikwiza, ariko mu myambaro yambara ntashobora gusiga umukandara. Niyo mpamvu aka kanya twari tuvuze ngo kenyera, kandi ukenyere kigabo. Imana yahamagaye Yobu, iramubwira itumva rero noneho kenyera kigabo, uze tuburane. Niba uzi ibi byose, ukabuza uwaremye ijuru n'isi, niba uzi ibiriho byose, ukabuza uko byagenze, kenyera kigabo tuburane. Iyo umuntu rero agiye ku rugamba urwo ari rwo rwose, akwiye gukenyera kigabo, agakenyera kigabo, kandi ibyo akora byose akabikora vuba vuba. Niyo mpamvu muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe amagambo aboneka mu gitabo cyo Kuva, igice cya 12 ku murongo wa 11. Haravuga ngo ubwo Abisiraheli, nuvuga ngo igihe Abisiraheli bavaga mu Egiputa, mbere yuko bavayo mu Egiputa hari ibintu byinshi byabaye. Mbere yuko bimuka hari ikintu byinshi byabaye, kandi ibyo byose byabaye hari icyo byashushanyaga. Kuva mu Egiputa baza aho Imana yari yarababwiye bagomba kuba, ni ukuvuga ngo gucungurwa mu Egiputa n'ibyakozwe byose, ari ibyo gufata uriya mwana w'intama, ari ibyo gusiga amaraso iriya ntama ku nkomanizo z'imiryango, byose byasobanuraga igitambo cya Yesu Kristo. Kandi ni ukuvuga ngo ibyanditswe biratubwira ngo iyo iriya ntama iza gupfa, ayo maraso ntaboneke, ntacyo byari bimaze. Ngo gucungurwa kw'Abisiraheli byari bifite agaciro mu maraso ya Kristo gusa, muri ariya maraso. Iyo ariya maraso atabaho, ntacyo byari kuba bimaze. Ni nayo mpamvu iyo tutabona igitambo cya Kristo, ntacyo byari kutumarira. Ariko Imana ishimwe kuko yahabaye kandi ikabidukorera. Uyu mwanya rero noneho tugiye kureba uburyo Imana yababwiye. Yarabwiye ati mufate umwana w'intama. Yari yababwiye ukuntu bagomba kuwurya, kandi noneho icyitonderwa mwumve, yarababwiye ngo nudafite mumuhe, mujye hamwe musangire, mujye mu muryango
miryango. Niyo mpamvu ibintu byose bigomba gutangirira mu miryango. Bagombaga kwirundi kujya ahantu hamwe, n'udafite bakamuha. Mujye mubyumva bavandimwe, ibintu byose bafite icyo bisobanura. Agakiza kagomba guhera iwacu mu miryango. Noneho rero abumviye bararokotse, kuko hari hatangajwe yuko imfura zose zo mu Egiputa zigiye gupfa. Abantu rero baheburayo batigeze bumvira, nagira ngo mbabwire ko barapfuye nabo, kuko ntibigeze bumvira icyo Imana yagize icyo Imana yavuze. Niyo mpamvu aka kanya nagira ngo nkubwire wumve icyabaye. Barabikoze kandi biba ikimenyetso gikomeye, barambutse kandi bihinduka ikimenyetso gikomeye. Rero aho tugiye kuvuga ni igihe baryaga Pasika. Ubwo baryaga Pasika, ubwo Uwiteka yababwiye bagomba kuyirya. Turabireba mu magambo make mu gice cya 12 umurongo wenda wa 11. Duhere ku murongo wa 10 wa 11 ngo yarababwiye ngo uku aba ariko muzazirye mukenyeye, mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Mbese muri kubyumva? Uko aba ariko muzazirya, ariko muzazirye mugize gute? Mukenyeye. Ikintu cyose tugomba gukora, tugomba kugikora dukenyeye, kandi tugakenyera kigabo, kandi tugakweta inkweto arizo butumwa bwiza, tukagaragaza icyo turimo gukora. Kandi ngo mwitwaje inkoni, mufite ubutware. Haleluya, kuko inkoni isobanura ubutware. Kandi muzagire vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Ibi ngibi iyo tubigiyemo tubiciyeho gatoya, ko nashakaga kubereka gusa ukuntu ibyo bakoraga byose bagombaga gukenyera, kuko bari bagiye guhura n'urugamba rutoroshye rukomeye rwo kujya mu butayu, bwo guhangana n'ibibazo bari bagiye guhangana nabyo imyaka ingana kuriya. Ntabwo byari byoroshye. Niyo mpamvu ugomba gutekereza ukavuga utari ko se ngewe ngiye ku rugamba ndakenyera, ese bigenda gute? Ibi byashushanyaga gucungurwa kuzabaho ubwo Yesu yagombaga kuzaboneka. Niwe byashushanyaga ibi byose byabaga, kandi byarabaye. Niyo mpamvu aka kanya nagira ngo nkubwire ngo kenyera kigabo, ukenyere ukomeze, umenye kugiye ku rugamba. Nakubwiye ngo uyu muntu agiye mu bukwe aritegura. None se niki gituma wowe udakenyera kigabo kugira ngo witegure? Reka twongere tujyane muri Luka. Ahavuga Luka igice cya 12 umurongo guhera ku murongo wa 35. Avuga amagambo akomeye, avuga ngo ni mukenyere kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja ahagarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Mwabyumvise muvandimwe? Bahore bakenyeye, uhora ukenyeye witeguye, umeze nk'uwiteguye kwakira shebuja avuye mu rugendo. Iyo perezida agiye kujya ahantu, mbere yuko ahagera haba habanje kureba abantu bareba ko inzira zitunganye. Niyo mpamvu iyo dusomye muri Nahumu igice cya 2 hari amagambo ahari kandi akomeye. Amagambo avuga ngo nimukenyere, mukomeze kandi mutunganye inzira. Murinde inzira muzitunganye, kuko umwanzi agiye kuza, kandi umwanzi ameze nabi, kandi ibintu birakomeye. Mukenyere, mukomeze. Ahangaha rero baratubwiye ngo mumere nk'abantu bategereje shebuja. Abantu bategereje shebuja bagomba gukenyera. Ngo kandi none amatabaza yanyu yake. Amatabaza agomba kuza se kwaka na yahe? Ni buje mucana, ni amaziko mucana, ni amashyiga, niki? Ni ijambo ry'Imana rigomba kugaragara muri mwe. Ni ijambo ry'Imana tugomba kugaragaza ku isi yose. Hahandi Uwiteka yabwiye Mose ati kandi muzazirye vuba. Kandi muzazirye vuba. Muzirye vuba, mukenyeye, mukwesa inkweto. Nshuti yanjye nkunda, mbese uri kunyumva? Kenyera witeguye. Ntabwo iyo umuntu agiye ku rugamba agira imikino. Niyo mpamvu uyu mwanya ndimo kukubwira ngo iyarure nonaha. Luka aravuga ati muhare mukenyeye. Aya ni amagambo Yesu yavuze, arimo kubabwira ko bakwiye kuba maso, kandi ngo hahirwa abagaragu ngo sebuja azaza agasanga bakanuye bari maso, bakenyeye, biteguye kumusanganira. Ngo ndababwira ukuri yuko haleluya, Kristo nawe azakenyera. Nukenyera
ukitegura umukiza wawe Kristo nawe azakenyera yitegure noneho kukugaburira aguhereza ibikwiriye. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka mbabwire, nezezwa n'Imana mu mutima ko dufite Imana iduha amabwiriza. Nukuri reka mbabwire, abari mu bihugu byo hanze, urabizi iyo ukihagera uragenda hari igipapuro baguha, noneho bakakubwira niba ugiye mu biro runaka bakemprima igipapuro gusa kiriho ibintu bishushanije, barangiza bakakubwira ngo uragenda ngo ukate iburyo ngo ukate ibumoso ngo ukate amajyaruguru ngo ukate amajyepfo ngo uca, mbese ukagenda bikagucanga, ariko iyo kibitangira biragutonda, ariko iyo umaze kubimenyera usanga ari ubusa. Niyo mpamvu nagira ngo mbabwire, iyi nzira nayo y'umwami wacu iyo kiyitangira ubuhuzagurika, abantu hirya bakuyobya, abantu baca hirya hariya, dore ko abantu basigaye bayobya n'abandi binyuze no kuri izi mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu nagira ngo mbabwire ngo impamvu Yesu yatanze inama ngo amatabaza yacu ngo ahore yaka, ni ukubera yuko yarazi yuko hari n'ibigomba kuyazimya. Hari abantu baje ubu baza bigisha bavuga ibitangaza bigiye gukorwa, abo bantu babujije abantu kumva ijambo ry'Imana rizima. Niyo mpamvu nagira ngo nkubwire ngo nujya no ku mbuga nkoranyambaga jya ureba uveyo vuba. Ibyanditswe biravuga ngo uveyo vuba vuba, uveyo vuba vuba, muzazirye mukenyeye kandi vuba vuba. Umva, kandi uveyo vuba vuba, witegereze ariko urebe mu ijambo ry'Imana, ese uyu muntu ibintu avuga birahamanya n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu nababwiraga rero ngo iyi nzira Uwiteka yaratuyoboye, atubwira uko tugomba kuyinyuramo. Aravuga ati umva, hahirwa abasebuja azaza agasanga bakenyeye bari maso biteguye, nawe azakenyera abagaburire. Ngo naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Kandi mumenye ibi yuko nyirinzu yaba yamenyaga igihe umujura azazira, yakabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Nshuti yanjye nkunda, Imana irakubwira kugira ngo ukenyere, uhora ukenyeye kandi ukenyere kigabo. Kandi Imana irabuburira abantu bose, irabwira abasore, irabwira abagabo ngo namwe basore mugandukira abakuru, mwese mukenyere kandi kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya abibone naho abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Nuko mwicisha bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Muyikoreza amaganya yanyu kuko yita kuri mwe. Azerera nk'intare yivuga Satani ngo mwirinde ibisindisha mu maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera ameze nk'intare yivuga. Uwo nguwo rero niwe utuma tutagera aho tugomba kugera, ariko kubera yuko tuzi ko Imana ari Imana kandi tukaba tuzi ko Imana ikomeye, iravuga ngo yita kuri twe nituyikoreza ibituremere byose. Nshuti yanjye, Satani yamennye ibibazo mu nzira, arabimena ku buryo yabujije abagenzi kugenda. Iyo abuze ahahera afatira araza akavuga ati noneho uyu mugore n'umugabo bumvikanye, reka mbazanemo ikibazo. Abakumvikana noneho akavuga ati reka nkore ku bana, yagera ku bana byakwanga akagera mu kazi kawe, yagera mu kazi kawe byakwanga akaza akajya mu baturanyi, mu nshuti, mu bavandimwe, abo musengana. Satani waraza kuko ameze nk'intare yivuga nyine, abashaka kugira ngo abakange, abatera ubwoba. Noneho byakwanga agafata ku mubiri, agafata ku butunzi kugira ngo wemere wihakane, ariko nukenyera ugakomeza ngo kuko ngo nimwicishe bugufi, ngo muyikoreze amaganya yanyu, ngo kuko yita kuri mwe. Haleluya. Imana izakwitaho kandi izakurwanirira. Nakuburira iburyo azakubonera ibumoso, ariko Imana yiteguye kukurwanirira, yiteguye kukurwanirira. Imana irahari kugira ngo ikurwanirire. Niyo mpamvu ugomba guhagarara ugize gute, ugomba guhagarara ushikamye. Nshuti yanjye nkunda, Imana ntabwo yigeze iduhana. Imana yatubwira ngo nitureke intege nkeya zacu, nimureke intege nkeya, tureke kugira intege nkeya, duhinduke, intege nkeya zacu zihinduke imbaraga, kuko Imana iyo ije ikabana natwe
natwe ni ukuvuga ngo ubujiji bwacu bufatanya n'ubwenge bwe tugahinduka injijuke. Haleluya, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka dushime Imana ko itigeze idusiga, reka dushime Imana ko itigeze itureka, reka dushime Imana ko yaturwaniye nshuti yanjye nkunda. Niyo mpamvu Imana hari ibyo yatubwiye, iravuga ngo mwebwe abarushye n'abaremerewe Imana yiteguye kubaruhura. Ariko se urakenyeye, urahari, urayishaka se, urayikeneye se, urumva se hari ibintu biri bugende neza nk'uko Imana yabikubwiye? Iyo dusomye mu rwambere rwa Petero umurongo wa igice cya mbere umurongo wa 13 haravuga ngo nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde bishindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mbese ngo mumere nk'abana bumvira, nimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjije. None se ubwo bujiji wabuvanyemo, bwakuvuyemo? Imana rero iravuga rero ngo ngwino wegeranye nayo, numara kwegerana nayo izagukiza ubwo bujiji. Ni ukuri reka mbabwire, izabarwanirira. Satani ari gukora impande zose, ari gucura ibintu, mbese ibintu arimo gukora ni ibintu bisaba kugira ngo abana b'Imana babe maso gusa. Nta kindi cyagushoboza kereka abana b'Imana babaye maso. Areka mbubwire, ejo bundi narebye ikintu cyanteye ubwoba. Abumvise amakuru yo mu Bufaransa, ayo makuru mu Bufaransa yanteye ubwoba cyane. Y'umugabo w'umusaza wafataga umugore we, noneho yarangiza akamuha ibiyobyabwenge agasinzira. Yamara gusinzira noneho akazana abagabo b'impande zose bakaza bakamusambanya. Bugacya wa mubyeyi atigeze amenya ibyo ari byo. Ibyo bibi igihe kirekire. Noneho kugira ngo bamufate uwo mugabo, bamufashe ngo kuko yafataga amavideo y'ibyo bintu. Mwibaze namwe umugore n'umugabo bamaranye imyaka irenga 50 akamukorera ibyo ibintu bibabaje cyane. None harangije rero uwo mugabo ikintu cyabaye, yagiye noneho gutangira kujya atega amakamera abandi kugira ngo nabo abafate. Namara kubafata nabo hari ntabwo nzi ibintu yagombaga kwikoresha, aho nibo bamufatiye. Rero bafashe ya kamera basanga huzuyemo ibintu byose byo mu rugo, niho bamufatiye. Umugore abimenye biramutangaza. Murabizi inkiko mbonezamubano, imanza mbonezamubano zicibwa mu rwiherero. Ariko umugore yaravuze ati oya, nimubishyira ahagaragara kugira ngo isi yose ibibone, abantu bose babibone, barebe ihohoterwa nakorewe, kandi n'abandi bagabo bakora nk'ibyo kugira ngo babashe kwihana. Umugore afite agahinda. Abanyamakuru rero babivuzeho ibintu bikomeye. Baravuze bati none uwo mugabo Dominique nibuka ni Periko, umugore we yitwa Gisele. Ati kandi n'umugabo mukuru, ati n'umugabo ufite umusatsi w'umweru. Nshuti yanjye nkunda, uzi kuba ufite umusatsi w'umweru ukaba usaziye ubusa. Yaravuze asaba imbabazi ngo nibamubabarire, ngo kuko ntiyarazi icyo ibyo bintu bizageraho, ntiyarazi ko bizamera gutyo. Iryo yicaruboza. Reka nkubwire nshuti yanjye, ibaze kuba ukuze ariko ukaba ukuriye ubusa. Umbabarire, ntabwo nkututse, sibyo? Ariko nagira ngo nkwibutse, umusatsi w'umweru ufite ukumariye iki nshuti yanjye nkunda? Urugo rwawe, umugore wawe wamwishe urubozo, umugabo wawe wamwishe urubozo, abana bawe wabishe urubozo, inshuti zawe, iki byose wakenyuruye ibyo bintu ukemera Yesu akagukenyeza akakugaburira. Kenyurura ubwo bugome, kenyurura ubwo busambanyi, kenyurura ubwo bujura, kenyurura ayo manjwe y'amagambo, kenyurura ibintu bidafite umumaro, kenyurura ibyo bintu wirirwa wirata, ibintu bidafite umumaro. Abantu barirata amazu, barirata amamodoka, barirata amafaranga, barirata umubiri. Bazambaze umubiri Satani awugeraho, umusatsi ugapfuka, ingohe zigashiraho, ukamera nk'ikinyabwoya batwise, inzara zikavamo zose. Nshuti yanjye nkunda, ukagenda ugahinduka nk'urutoki rwapfubye, wari ufite umubiri unyerera. Umva, umuntu wese, ibyanditswe biravuga ngo uwirata wese yirate Yesu, ahagarara ashikamye, akenyeye, akomeje. Tugiye gusoma amagambo tugiye gusorezaho aboneka mu Efeso igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza ku 24. Ntago masoma hose, ariko muhumve muzahisomere. Haravuga ngo bana banjye, mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu.
mujye mwumvira, baratubwira kumvira, ariko iyo bigeze ku murongo wa 10 hari amagambo avuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'iki n'uburiganya bw'umwanzi, ngo kuko tudakirana n'afite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka b'iyi si y'umwijima ngo ndetse n'imyuka mibi y'ahantu habiho mu ijuru. Ibyo murabizi, ariko ntacyo mukora kugira ngo mukenyere kigabo. Dukwiye gukenyera kigabo kuko urugamba rugiye ku rundi ngo nuko rero mutware intwaro zose nimukenyere intwaro zose z'Imana, nimwikwakinga nk'umusirikare ugiye ku rugamba. Iyo umusirikare agiye ku rugamba arikwakinga akuzuza, aruzuza, ntabwo agenda igice. Amazi aba yafite, amasasu aba yafite, imbunda aba yifite, imyambaro bikwiye, botini bikwiye, ntabwo ashobora kugenda uko abonye. Nawe rero Imana irakubwira ngo kenyera kigabo, wambare intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe, ngo kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe, kandi ku munsi mubi mubashe kurwanisha za ntwaro z'ubutumwa bwiza, za ntwaro z'amasengesho, ya ntwaro ya ryatabaza twabonye rigomba guhora ryaka, ngo kandi murangije byose mubashe guhagarara mutsinze mudatsinzwe, ngo muhagarare mushikamye, mukenyere ukuri ni ijambo ry'Imana, ukuri ni Kristo nyiraryo. Niyo mpamvu tugomba kumukenyera, tugakenyurura ibyo byose bindi dukenyereyeho kugira ngo izina ry'Imana ribashe guhabwa icyubahiro, ngo mwambaye gukiranuka, ngo nk'icyuma gikingira igituza, mukweze inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bugira gute bubiteguza, ngo kandi kigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzasohoza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose, ya myambi ya wa mubi yose, ya yindi ya ku muriro. Mwakira agakiza k'abingofero, mwakira inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'Imana, ariryo ryatabaza nababwiye rigomba guhora ryaka. Nshuti yanjye nkunda, iki ni igihe cyo gukenyera kigabo, iki ni igihe cyo guhaguruka ugakenyera kigabo, ugakenyurura ibyo bintu byose kugira ngo Satani atsindwe, Imana ihabwe icyubahiro. Zana intege nke zawe, Yesu yiteguye kuguha imbaraga. Pawulo yaravuze ngo aho intege nke zacu ziri niho Kristo aza, noneho zigahinduka imbaraga zo kunesha. Ntushobora kunesha umubi utisunze Kristo, kandi dukwiye kuva mu magambo tukajya mu bikorwa, tugatwara intwaro zose z'Imana, tugakenyera, tukikwakinga, tukambara kigabo. Nukuri ndasaba Imana mu ijuru ngo ikugirire neza, iguhe kunesha gukwiriye, iguhe imbaraga zikwiriye. Nukuri urebe Karuvari, witegereze igitambo cya Kristo, burya byari ku bwawe. Yashakaga ko ubona agakiza kuzuye, yashakaga yuko uzaba umuneshi mu gihe nk'iki. Tugiye mu gihe buri mwizera wese, buri muntu wese agomba kuzahagarara mu mwanya we, nta muntu n'umwe yisunze. Uwiteka kugirire neza, aguhindura umuneshi, aguhe gukenyera ugakomeza, aguhe gukenyurura ibyo bintu byose ukenyereyeho. Bibare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 simbizi, ariko urabizi cyangwa kimwe cyakunaniye, maze ubihereze Kristo akuvunjira gukenyeza by'ukuri, akugaburire itabaza ryawe rihore ryaka nk'uko biboneka muri Zaburi 119 umurongo 105, ahavuga ngo ijambo ryawe ritabaza ry'ibirenge byanjye. Niko Dawidi yavuze, reka Uwiteka gukenyeze, Satani atsindwe, Imana ihabwe icyubahiro. Mbigusabiye mu izina rya Yesu, amen. Reka nsenge. Ndagushimye Imana, ndagushimye kubwira ijambo. Nukuri ndaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe, kugira ngo Satani atsindwe, utsinde kukuri Imana. Uzumvira ijambo, reka zakenyurura ibyo yarakenyereyeho, maze akenyere kigabo kugira ngo abashe kugendana nawe, kugira ngo umwanzi abashe kumuhunga. Ibyo ni byo sabye Imana mu izina ry'Umwana w'ukunda Yesu Kristo, amen.